Imana, yari yabonye kotayi, yari yaramone credoa, yari yabonye ibitangaza Eliya yakoreye ku musozi w'i Karumeli. Abantu bari kujyanana mu nkiko, ntabwo Imana ibishyigikiye. Imana iraje ibahaguruke, ntabwo Imana izahagarara. Mwebwe ubwanyu mwatanganya amafaranga, nta muntu uhari. Iyo aza kuba atarakoreye Imana by'ukuri, iyo aza kuba atarafashije abahanuzi, uyu mwishyuza yari kuza agahita amujugunya, atwara abana be akabagira ibikoresho. Ariko kuko Obadi yari yarakoreye Imana by'ukuri, yari yarinjiye mu gihe cy'Imana, yari yaraganiriye n'Imana. Mbega urukiko rw'umwuka nirwo rukenewe muri iyi minsi. Urukiko rw'umwuka nirwo Imana ishaka gutanga. Naho ubundi zo mwirirwamo ayo maribu ngo babariye amafaranga, aho muri ayo makini biki muri izo nkiko mwirirwamo, n'ubundi biraza umuntu bakamufunga bakamucira ihazabu, bikazarangira n'ubundi ayabuze. Uwakuriye miliyoni 10 cyangwa akakurya 5 afite iki? Murahagarara wakubita inda imbere uti ninjye, atamavuta, ati ndagutsengera, ati faya faya faya, ati ninjye uriho ndagukubitira abazimu bagende, ninjye. Ariko mene data, ntabwo Imana iba muri faya. Iyo faya yanyu noneho yabonye wanafashe ibiguzi, yanakwihorera z'abazimu. Naho muri faya, ndakwirukanye muri faya, Satani turakorana. Ubundi se Satani mukorana yabivuga? Uri uwo mukozi wa Satani, ubundi ukamubaza kugira ngo ajijishe abantu, ibyo se ubundi yabigusubiza? Obadiya, uyu mugore wa Obadiya yari yarihanganiye amadeni umugabo we yafataga, atayafashaje kugaburira abana be, ahubwo yafashe kubw'abakozi b'Imana. Gutangariza itangazo rivuze ngo uyu munsi ntabo wapfa kubona, keretse umwe Yesu yatoranije. Ariko gupfa kubona umuntu wajya kuguza cyangwa gusaba imadeni myenda kugira ngo abashe kuba yakugaburira. Abaza uyu mugore Ados, aramubaza ngo pray uri sayini, ufite iki mu rugo? Undi aramubwira ati umuja wawe ntacyo mfite, icyakora mfite icyari gikenewe. Ubundi uyu mugore yari afite igikenewe. Muri iyi minsi hakenewe amavuta, muri iri jambo harikenewe amavuta, mu bahanuzi hakenewe amavuta, mu babishopu hakenewe amavuta, mu bapotere hakenewe amavuta, hakenewe amavuta mu makorari, hakenewe amavuta mu nsengero, lakini angrazonia libre, hakenewe amavuta mu bantu bose. Nyemerera ngusuhuze kandi ngushimire wowe bana natwe mu biganiro, kandi bana natwe mu ijambo ry'Imana, ndetse mu byo Imana iba yatwemereye kugira ngo tubashe kubanamo. Ni igihe dushima Imana yo mu ijuru, kuko irushijeho kubana natwe mu bintu byose, irushijeho kudufasha, kutugirira neza no kuturinda. Imana nishimye cyane. Ni Faransa wihoreye Karosi, Imana igiriye neza kugira ngo nongere ingaruke kandi tuganire ku ijambo ry'Imana, tuganire ku by'Imana, kuko ni igihe cyo kwiyarura tukava mu byo turimo tugakorera Imana, kandi tukabwiriza abantu ubutumwa bwiza bw'amahoro, ubutumwa bubategura cyangwa budutegura kuzabona ubwami bw'Imana. Ubwami bw'Imana buregereje, kandi hahirwa uwo ari wese ugendera muri ubwo bwami akabona ibintu bitangaza Imana izakorana nawe. Uyu munsi ntabwo twebwe turiho nk'uko abantu bashaka, turiho kuko Imana ishaka kugira ngo tube. Mu myaka yose twatambutsemo ni imyaka myinshi, yamwe yabaye nk'imipfabusa, biturutse yuko twe turi abakozi b'Imana kandi turi abana b'Imana,
turabana b'Uwiteka, turabana b'Imana isumba byose. Nayo mpamvu uyu munsi tuje kugira ngo tuganire. Ntabwo uyu munsi turiho kugira ngo abantu bishimire ko turiho, hari nabo bidashimisha, ariko hari n'abandi babaho batubeshaho, cyangwa se Imana imbaraga zo kugira ngo batubesheho. Turabashimira, Imana ijya ibahera umugisha mu byo mukora, Imana ibaha umugisha. Mu buryo rero bugaragara tugiye kuganira ijambo ry'Imana rikomeye. Ni ijambo ry'Imana rifite umutwe uvuga ngo humura, umwenda watakaje kwa Yesu uzakirira, no kwa Yesu niho uzishyurirwa. Humura, ideni wagize kubw'ubuzima cyangwa se kubw'abakozi b'Imana, humura, Uwiteka Imana azarikwishyura kandi anyuze mu bakozi b'Imana. Uyu munsi hari ikintu gikomeye, ubwo abantu bifashe, biratangaje kumva umuntu asigaye atura ituro cyangwa se agaha abakozi b'Imana, umukozi w'Imana amafaranga, akaruhukira muri RIB cyangwa se kujya kumufungisha. Umushumba umwe wa Zeraphat ndumva afunze n'umugore we, bazira ngo kuko ngo hari umuntu bababwiye ko bari bafitanye gahunda y'uko bazamusengera, ariko uyu munsi barafunze. Ariko icyo siyo nagendereye ijambo ry'Imana, ko jyewe ubwanjye nitwa Karosi François, ntabwo ndi bushaka ikintu kiri buze kunzana mu bindi, ntabwo ibi nzabisubiramo. Nibereye mu mwanya wo kuvuga Imana, igihe cyanjye ntabwo nzagipfusha ubusa. Njyewe nabonye Imana yanjye, nyibona ari Imana ikiza, nyibona ari Imana ikuraho ahantu utazi, ahantu udashobora gukeka, n'Imana igukorera ibitangaza. Mwami, turagushimira ibitangaza byawe n'imirimo yawe. Toni katika la monde stafode nado pradi nezo menia akita zebifo da laisi regrai. Uri Imana ishoboye byose. Ngushimiye kuko ubu uyu munsi Karosi nongeye kubyuka mpumeka. Ubane nanjye rero, umfashe mu ijambo ryawe. Njyewe ubwanjye akanwa kanjye kezwe, ibiva mu kanwa bibashe gukiza ubwoko bwawe. Ijambo ryawe rikomere, rikomeze, rikize indwara zose zananiranye. Olatai before line, katika jina la Yesu ndasaba Uwiteka kugira ngo urengere ubwoko bwawe, bigusabye n'inyinga izina ryawe Yesu Kristo, amen. Tugiye kugenda dusome ijambo ry'Imana, kandi tugendane mu ijambo ry'Imana, kuko uyu munsi hari igitangaza Imana iri bugukore ubuzima bwawe. Hari ibintu Imana iri bukorane nawe, hari ibintu Imana iri butsindishe, ibigukurira imbere. Yohereje marayika wayo igiye gukora, kandi arakubita ataba bararimbura, kuko marayika w'umurimbuzi aje kurimbura. Niyo mpamvu nsaba uwari wese kwiyarura kugira ngo dukorere Imana nk'abantu bafite ikintu bagambiriye imbere. Ko Imana yambwiye ko ari marayika wayo ugiye kurwanirira abera, kandi uzahagarara neza ku gipimo, uwo ngo azabona ikintu bita ubwami. Ubwami bw'Imana buratwegere kurusha uko imyambaro yacu itwegereye. Hasabwa uwari wese rero uri maso kugira ngo asenganye umwete, akorane umwete, kuko isi dona sebrani, isi baye mbi, Satani ateje abakozi b'Imana icyasha. Ni nayo mpamvu ngewe uyu munsi nasaba bita abakozi b'Imana cyangwa abantu bita abakozi b'Imana, ntimukirirwe muniyegana cyangwa musubiranamo. Uwo niwe Satani ageze aramufashe, wacu nafatwa ntimukamugendeho. Reka twigendere, tugiye gusoma ijambo ry'Imana rifite umutwe uvuze ngo Elisa akiza umupfakazi umwenda yari arimo. Tugiye gusomera ijambo ry'Imana, mwene data unkurikiye. Ntabwo Imana ikorera mu marangamutima y'umuntu, ahubwo ikorera mu kintu runaka, cyangwa se mu mutima uwo muntu yakoze icyo kintu afite. Mbibutse ko mu bufasha bwose wafasha umuntu, Imana ishobora kukureba ikaguha umugisha, ariko irebera mu mugisha, iha umugisha uwo ari wese ushobora kuba yakora icyo kintu biturutse mu mutima, pana kubihatirizwa.
uyu muntu kandi ukorera umugisha akesha umugisha w'Imana uzutinze, ariko iyo uje uzutunguranye kuko ugukiza ikibazo wari urimo. Ni nayo mpamvu uyu mugore tugiye kumuganiraho. Bana b'Imana, abakozi b'Imana, bantu mugenda musenga, mujye mugira umwete mujye imbere y'Imana, kuko igihe cy'Imana kirageze. Yaravuze ngo nzaza nk'umujura. Aravuga ngo ubwo muze no pray for alai unikuize bre, ubwo benshi bazaba barangariye mu bidafite umumaro byabo, nicyo gihe nzabatungurira. Kandi agonetara sorebreva la donesigri, arimo aratungura abantu. Nusa kubihakana ubihakana nta kibazo, ariko Kristo Yesu ari gutungura abantu. Ese araza kugusanga he? Reka twigendere. Ijambo ry'Imana riravuze ngo ngo bukeye umugore umwe wo mu bagore b'abahanuzi ahantu haca akarongo, Elisa asanga Elisa aramutakambira ati, umugaragu wawe ari we mugabo wanjye yarapfuye, kandi uzi ko uwo mugaragu wawe yubahaga Uwiteka, none umwishyuza araje arashaka kujyana abana banjye bombi ngo abagire imbata ze. Ibaza aka kantu. Mwibutse ko uyu mugore ni umugore w'umuhanuzi bita Obadiya. Bibiliya igivuga nk'umuntu wahoraga wari umukozi w'aba bagabo, yabaye umukozi wa Eliya, yagiziranye ubushuti na Eliya, agirana ubushuti n'uyu cyangwa se agirana ubushuti mbega n'uyu. Uyu we yari afite uwo bita Gihazi, ariko ba Gihazi Imana inabababarira. Ariko uyu mudamu cyangwa se uyu mumama, uyu mubyeyi yari umubyeyi umwe wari wemeye, kuko igihe Ahabu yicaga abahanuzi abandi akabahindurira akabajyana kwa Bayali na Shera. Ahangaha uyu bita Obadiya yari yafashe abahanuzi 100, ba 50 mu buvumo bumwe, abandi 50 mu buvumo bundi, akajya yaka imyenda ibwami agira, cyangwa se muri icyo gihugu, agira ngo abashe kuba yafasha aba bahanuzi kurya. Igihe kiragera, Elisa araza asimbuye Eliya. Nandi mateka tuzageramo ku inyuma y'umuntu burya haba harundi. Ibibazo ufite, ubukire ufite, ubukene ufite, hari abazaza inyuma mu bukene bwawe, hari n'abazaza inyuma mu bukire bwawe. Uzava mu bukene ujye mu bukire, cyangwa uve mu bukire ujye mu bukene. Niyo mpamvu Bibiliya ivuze ngo nuko mufatikanye mukundane. Jewe nkunda bane data, ni nayo mpamvu wenda inshuti zinyanga cyangwa se abampemukira ari abantu niswe ko nakunze. Ariko twikomereze. Bibiliya ivuze ngo bukeye umugore w'umwe mu bantu, umugore w'umuhanuzi umwe, umugore wa Obadiya. Uyu mugore wa Obadiya yari yarihanganiye amadeni umugabo we yafataga, atayafashe aje kugaburira abana be, ahubwo yafashe kubw'abakozi b'Imana. Gutangariza itangazo rivuze ngo uyu munsi ntabo wapfa kubona, keretse umwe Yesu yatoranije. Ariko gupfa kubona umuntu wajya kuguza cyangwa gusaba imadeni myenda kugira ngo abashe kuba yakugaburira, ni ikindi kibazo. Natwe turi kubigenderamo kuko twagize uwo mutima, ariko abo twawugiriye ntibyarangira neza. Buriya muri ubu buzima hari ikintu gikomeye. Uyu Obadiya mubonye mushushanya n'umuntu ntavuze, kubera yuko uyu Obadiya ni umuntu wakundaga abahanuzi, kandi yumvaga yuko nta muhanuzi wakorwa n'isoni. Kandi nkwibutse yuko uyu Obadiya niwe wahuye na Eliya, ubwo Eliya yaraje kugira ngo agarure imvura mu gihugu. Ndagira ngo mvugire ijambo,
abakwanga lelos bandiolo ababoswa bazahaguruka, abagukunda bazasubizwa inyuma, kugira ngo abakwanga babashe kubona ijambo. Barwanya abagukunda kugira ngo babashe kukwambura nabo bose mwari mubana mu buzima bwiza. Niyo mpamvu rero uyu Obadi ageze mu gihe cye yaremeye araguza, afata ideni, umwishyuza igihe kiragera Obadi yarapfa. Tugendane. Obadi yapfuye atarishyura ideni, yafashe ku bw'abahanuzi. None twe umuntu w'umukozi w'Imana niwe uri kujya kurega mugenzi we, niwe uri kugira inama urega mugenzi we mu nkiko. Reka nkubwire, uyu muntu bita Obadi yafashije abakozi b'Imana kuva mu rupfu. Abandandokita abafasha kugira ngo lanose brai baniwe ereva bave mu mubabaro bari bashyizwemo n'umwami Ahabu ndetse na Yezebeli umugore we. Ariko igihe kiragera arapfa. Nawe uvuze utyo uzapfa. Hari uwo mbonye ngo bafunze ngo wariye miliyoni 10 ngo abeshye umuntu kumusengera, ariko koko nanjye arimo kurengera, kuko Imana turasenga ikaba yakora cyangwa igakora itinze. Kuba warya amafaranga y'umuntu ngo uramusengera, ibintu nge ntago njya mbyubaha, kuko ushobora kwibwira yuko uri bumusengere ugasanga ibyo wari wagennye siko bigenze. Kuko akenshi aba bantu barya amafaranga y'abantu ngo babasengere babigize ikiguzi, ntabwo ari ikintu kisa nk'abakozi b'Imana. Kandi uyu mushumba ndibaza arazwi pe, arazwi kuba rero umuntu ashobora kuba yakora ikosa ryo kuba yarya amafaranga y'abantu kugira ngo wenda ngo asengere abantu. Ibi byo sinabigenderaho, oya ntago nabikora, mumbabarire cyane. Oya je ntago nabikora. Yitwa Bishop Harerimana, ariko bene tujye tunavuga ijambo ry'Imana tunahugurana. Mwabashumba mwe mwanyuzwe nuko Imana yabagize ko yabaha abakozi bayo mukanyuru. Twikomereze ijambo. Noneho uyu Elisa yabaye umuntu ukomeye kubera yuko dukurikira ijambo. Aravuze ngo ku murongo wa 2, Elisa aramubaza ati, none se nkugirire nte? Mbwira niba hari icyo ufite imuhira. Nawe ati, umuja wawe ntacyo mfite imuhira keretse agaherezo k'amavuta. Kagaherezo karakenewe. Niba udafite agaherezo ngo ugire akantu wibitseho kitwa amavuta, bene inzara irakwica, umwishyuza arakumariza. Niba udafite Imana mu mutima ngo uyitunge no mu nzu, ibi byorezo biri kuza bisimburanwa biraza kukujyana upfe. Niba udafite Uwiteka nk'ubuhungiro, udolaki iminema olostes, ibi bihe biri guhindagurika biraza kuguhindukana. Noneho uyu nguyu Elisa abaza uyu mugore Ados, aramubaza ngo pray unisayini, ufite iki mu rugo? Undi aramubwira ati, umuja wawe ntacyo mfite, icyakora mfite icyari gikenewe. Ubundi uyu mugore yari afite igikenewe. Muri iyi minsi hakenewe amavuta, muri iri jambo harikenewe amavuta, mu bahanuzi hakenewe amavuta, mu babishopu hakenewe amavuta, mu bapotere hakenewe hakenewe amavuta.
hakenewe amavuta mu makorari, hakenewe amavuta mu nsengero, hakenewe lakinima angrazoniya libre, hakenewe amavuta mu bantu bose. Ngo umugore abajije Elisa aramusubiza ngo uwo mugore Elisa arabajije aramusubiza ngo njyewe mfite agaherezo kamwe k'amavuta. Ubundi niyo yari akenewe, nta kintu kidakoreshwa amavuta adakora. Ndagira ngo mbwire abantu batakaje amavuta, subira imbere y'Imana uyibwire uti nyakubahwa wera nyakubahwa Imana ya Iburahamu na Isaka na Yakobo, nkeneye amavuta kandi nuyakenera urayabona. Imana ishimwe. Uyu munsi Satani, abakozi biyita ab'Imana nibo bantu Satani arimo akoresha. Ni nayo mpamvu muri gusanga ari twe turi gusubiranamo, kubera yuko uyu mupfakazi cyangwa se uyu mugore asanga Elisa, si uko mu gihugu umwami atarimo, ariko kuko umuhanuzi yari ari mu gihugu, abantu bize uyu mudamu yizeye umuhanuzi. Buri umugore w'umuhanuzi ukunze Imana kandi uzi umugabo w'icyo ari cyo, ntabwo ajya gushakira mu bapfumu cyangwa mu bashetsikazi, ahubwo ashakira mu bakozi b'Imana. Reka dusome 3. Aravuze ngo namubwira ati genda utire ibintu bitari birimo ubusa mu baturanyi bawe bose, ariko ntutire bike, maze winjirane mu nzu n'abana bawe, ukinge utwo tuvuta udusuke muri ibyo bintu byose, ikintu cyose uko cyuzuye ukibike. Nuko amusiga aho yinjirana n'abana be mu nzu, arakinga, bamuzanira ibyo bintu asukamo. Nuko ibyo bintu bimaze kuzura, abwira umuhungu we ati ongera unzanire ikindi kintu. Nawe aramusubiza ati nta kindi gisigaye. Uwo mwanya amavuta arorera kuza. Hanyuma asanga uwo muntu w'Imana arabimubwira, nawe ati genda ugurishe ayo mavuta wishyure umwenda wawe, asigaye agutungane n'abana bawe. Imana ishimwe cyane. Ahangaha ndakuramo ibintu bibiri. Icya mbere, kuki uyu mugore atagiye ibwami kwa Ahabu. Icya kabiri, kubera iki uyu mugore atigeze ajya kwishyuza Elisa ngo amujyane muri gereza ibwami, kuko ari we muntu wari wabashije. Wenda tuvuge ko uyu mwishyuza yaraje gutwara aba bana. Ntabwo Imana ijya muri gereza ngo umuntu, oya, aka kantu muri gukora nk'abakozi b'Imana ko kujyanisha abantu mu nzu z'imbohe ni Satani, ndabivuze. Aka kantu muri gukora nk'abakozi b'Imana, nk'abantu basengana, mukajya gufungishanya, ni umwuka mubi ubakoreramo. Ari ijambo ry'Imana, nibyo koko hari abananiranye, ariko niba musenga kuki mutajya mu rubanza rwa Kristo mukirirwa mukora ikosa nk'iri? Aka kantu nk'aka uyu Obadiya atarapfa, ntabwo yari yasize abwiye Elisa ko ari mideni, ariko umugore we nk'umugore wari uzi ubwenge, wari uzi umugabo w'icyo ari cyo. Tori anemo nikita zebreva. Imana ikwiriye gusanga uwo ari we wese. Niba unkurikiye, ndabizi ijambo abantu baryigijeyo bakeneye kirabaye, ariko iyi kirabaye ije kubagaruka. Ijambo ry'Imana riravuze ngo nuko mugore asanga Elisa arawa, aramubwira ngo Elisa
umwishyuza araje arenda kuntwarira abana, ugiye umugabo wanjye, umuja wawe, mugaragu wawe. Icyagihe ubwo yari Ahabu yendaga kwica abahanuzi, bandi ari kubagarura Bayali. Uko byagenze kose murabizi byagenze gute. Yahishe arahisha, ariko natwe dukwiriye abantu bameze nka Obadi. Dukwiriye ba Obadiya, bazaduha badafite kutujyana mu magereza, bazatugaburira dushonje, bazatuma twinjira mu bufasha bwo gusenga. Toli angala izemeni mala do prezadi folai. Bazatuma Imana ibana natwe, bazaduhisha igihe byakomeye. Kandi dukeneye ba Elisa bazishyura amadeni y'abo bakozi b'Imana. Reka mbabwize ukuri, ntabwo Imana yanga abana bayo, ahubwo abantu barangana. Umubibyi ngo asohoye imbuto ngo akibiba, ngo umubi Satani araza avanga imbuto ngo ahita ateramo urukungu, ngo aruvanga mu masaka. Niyo mpamvu mubona mu nsengero harimo abantu barimo batugurisha mu nkiko, kubera yuko urasenga nta mundi muntu uhamagara leta cyangwa se inzego keretse abantu bitwa ko basenga. Nimwibaza abo bantu barimo harya ubwo buyobozi bwa leta bwakubaha gute abasenga ari mwe muri gusubiranamo? Umuntu umwe arajyana undi mu nkiko kuko ari amafaranga runaka baguyeho cyangwa se ari amadini yabo yananiranye, gasanga bari mu nkiko bari kuburana. Bene data, ntabwo iby'Imana bivangwamo inkiko. Hari urukiko rukuru bita rw'umwuka, ubundi urukiko rw'umwuka ni rwo ruzima. Ayiwarima niko izamo niyashistaso niwiri. Mbega urukiko rw'umwuka ni rwo rukenewe muri iyi minsi. Urukiko rw'umwuka ni rwo Imana ishaka gutanga. Naho ubundi zo mwirirwamo ayo maribu ngo babariye amafaranga, aho muri ayo makini biki muri izo nkiko mwirirwamo, n'ubundi biraza umuntu bakamufunga bakamuca ibihazabu, bikazarangira n'ubundi ayabuze. Uwakuriye miliyoni 10 cyangwa akakurya 5 afite iki? Yayakuryaga se yafite? Bene dareka nkubwire, umunyarwanda nawe waciye umugana aravuga ngo ikimbwa itwaye urarekera. Ntabwo ari igihe uciye, n'abanyarwanda bawuciye. Ariko se mwene da, niba koko musigaye mugeze ku rugero uha umuntu amafaranga sinzi, ugahita umujyana mu nkiko, ese ni gute? Ni umutego. Ariko ngo umutego mutinda ushibukana nyirawo. Uyu Obadi lagomima levaye iyanopre, iyaza kuba atarakoreye Imana by'ukuri, iyaza kuba atarafashije abahanuzi, uyu mwishyuza yari kuza agahita amujugunya atwara abana be akabagira ibikoresho. Ariko kuko Obadi yari yarakoreye Imana by'ukuri, yari yarinjiye mu gihe cy'Imana, yari yaraganiriye n'Imana, yari yarabanye n'umugabo bita Eliya, yari yarumvise ubuhanuzi, yari yarafatikanije n'Imana, yari yarumvise Imana, yari yabone kotayi, yari yaramone kredoa, yari yabonye ibitangaza Eliya yakoreye ku musozi w'i Karumeli. Abantu bari kujyanana mu nkiko, ntabwo Imana ibishyigikiye. Imana iraje ibahaguruke, ntabwo Imana izahagarara. Mwebwe ubwanyu mwatanganya amafaranga, nta muntu uhari. Umwe yahaye undi ngo amusengere, si umupfumu ngo aramuha urukago, ntabwo ari wenda ngo amuhe nyaburezi hamwe. Mana yanjye, ariko Mana watabaye abakozi bawe. Nyamara ibi biri kuba nugushaka gukira vuba, nugushaka gutera imbere vuba, kugendera mu mamodoka vuba, kuzuza insengero z'ibitabashwa. Ntabwo Imana ari muri ubwo, ntabwo iriba muri iyo mibare.
imibare ntabwo iyo mibare Imana kuri yo bikora. Imana bijya abarambiwe bagiye. Uteye uruyuzi azi ko azarusarura. Umuhanga w'urugendo ahora ateganya. Ndagira ngo nkubwire mwene data Bishop Mushumba, uri murya y'abantu ngo uzabasengera, Imana yagusubiza uyu munsi ikabakiza cyangwa ikanabyihorera. Nubwo waba ufite amadayimoni ashobora kuba n'abazimu ntabwo bapfa gukiza. Ariko sha mwana mwabye, buriya mu bintu nitondera, ni ikintu kibwira umuntu ngo ngwino ngusengere ngo ngukureho uburwayi. Nge ndinde se umukuraho uburwayi? Imana inkoresha ibishaka. Iyo nsengeye umuntu ibishaka iramukiza. Ariko si iteka ryose niko koko. Ariko sha mwajya mureka mwana, ibyo mwirirwa mwikiniramo muri gukina udukino mwe mutazi. Satani yamateje dayimoni kamenyero, dayimoni ruhangara, dayimoni mwicanyi, dayimoni wo kwishyira hejuru. Munakumva ko ndi Bishop, arahagararana maze Imana abahaye agasozi ndatwa nako n'akarima k'igikoni. Niko mu mvugo zo hanze iwanyu nabyumvise. Murahagarara wakubita inda imbere uti ni njya, ati amavuta, ati ndagutsengera, ati faya, ati ni njye uriho ndagukubitira abazimu bagende, ni njye. Ariko mene data, ntabwo Imana iba muri faya. Iyo faya yanyu oya noneho yabonye wanafashe ibiguzi yanakwihorera. Reka tujye tubivuga mutwana. Ariko ntabwo muri faya Imana ikora. Ntabwo muri faya ikora. Umuriro niwizanira utarinze no kuvuga. Iyo faya Eliya ko yavuze ati Mana nsabye umuriro, ko atabizanye muri icyo kirimira, muri ibyo birimi byanyu ngo faya, ngo ndagutwitse faya, ngo uri faya. Reka mbabwire, umuriro wawuhamagara. Eliya yarawuhamagara abwira Imana ati nyakubaha uyu munsi bimenyekane ko ari we Mana igarura imitima y'ubwoko bwawe. Uyu munsi Ahabu amenye yuko ari wowe Mana, agaragaza igitangaza nabwo ako kanya. Ndagira ngo mbwire abantu mwirirwa ngo faya, umuriro faya. Bavuze izina rya Yesu rikaba ari ryo riza ari umuriro. Oliwi maliwodako izimi odro, wabwiye Imana ukayibwira uti mu izina rya Kristo Yesu, iri zina niriza n'umuriro, riza ari umuriro ritwika imbaraga z'abasatanike, zitwika imbaraga z'uburwayi. Aho kuvuga ngo faya, ngo Imana yambwiye ko ndi faya. Ibyo yakubwiye uyu munsi biba ari byiza, ejo bikaba bibi. Rero karose sinzajijisha. Intege nke zanjye nzemera cyane. Njya kora ndi umukozi w'Imana. Ntabwo njya naniza ibintu. Umbona uranyanga ukanyangira ndamaze. Imana yampaye amavuta, ntabwo nzayarata. Ahubwo ndashaka mwe mwirirwa muri faya, murya amafaranga y'abantu, mubiba ikintu cyo kwanga Imana, mubwira abantu kubasengera mukabarya yabo mukayabamaraho. Oya, iyi faya ifite inzira. Otango ni debris afodi dezoalai nta kutaze men. Ntabwo kuri faya bikora. Kuri faya ntabwo bikora, ahubwo kwa Yesu birakora. Kuko iri zina niryo rikorerwa, niryo Imana ikoreramo rikaza rigacyaha, rigatesha imbaraga za Satani, rigatesha imbaraga z'abazimu. Naho muri faya, ndakwirukanye muri faya, Satani turakorana. Ubundi se Satani mukorana yabivuga? Uri uwo mukozi wa Satani,
ubundi ukamubaza kugira ngo ajijishe abantu, ibyo si ubundi yabigusubiza. Yewe rero tugiye mu ijambo ry'Imana, Elisa nuko akora ikintu cyiza cyane nakunze, aramubwira ngo genda ushake uburyo ki ibintu byose ubikora neza, ntabwo biri buvemo nukora iki kintu ndabana nawe. Ariko bene da, ni iki kintu ubundi Imana itagukoreye kugira ngo muri ubu buzima wenda ushakisha ikintu cyanatuma n'Imana ikwishimira koko? Koko Jewe nabonye abantu benshi bafite ikibazo gikomeye, njyewe narabibonye, ariko iki kibazo kizarangizwa n'Imana. Reka nigende. Elisa ayishyurira ideni umupfakazi arishima, aramubwira ati genda ugurishe, nurangiza urye unywe, uzabona ibigutungana n'abana bawe. Ariko twebwe abakozi b'Imana dutegereje Imana kugira ngo idutabare, tunatabare bene data, tubane nabo, tubakorere ibyo Imana itubwiye, ariko nyakuri tuze kuzigama kamwe ko kuzabona ubwami. Ko ubwami bw'Imana buratwaranirwa, kandi intwarane zibugishamwo imbaraga. Uwizera Imana ayizera mu mazina yombi, uwizera Imana ayizera ntacyo arebeye, uwizera Imana ayizera afite ikintu bita inshobozi. Reka nshimire rero wowe twabanye kandi tubana mu biganiro byacu. Imana niguhe umugisha, ikomeze gukomereza amaboko, Uwiteka Imana kubw'isi. Turi kumwe mu ijambo, ibindi by'isi yararangiye, abantu twiyarure, tuve mu bidatunganye, dukore Imana nk'abantu bazakora. Nkunda mwese, ariko cyane cyane mu nzu y'Imana. Yesu aramugisha. Nitwa Karose Karazwi. Niba ushaka ko dusengana, dusenga ku munsi wo kwa mbere Kicukiro, uzaze dusengane. Uzamutse ruguru gato kuri Rwanda, ukagera ku cyapa cyanditseho Quality Hotel, ukata mwako gakaburimbo, umanuka gatoya munsi y'ikigo cy'amashuri, uhita ubona urusengero, ukinjiramo. Ku wa mbere saa moya uraduha. Yesu aguhe umugisha.